Voilà, noneho nibyo nari ndi kuvuga urabona donc iyo urebye abanyarwanda bari muri UAE ushobora kugira ngo ni benshi kandi ntabwo ari benshi. Ikintu gihari muri UAE ni uko abanyarwanda batinya ibihugu by'abarabu, ariko donc tugiye kureba n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bijyamo biragoranye, kandi ubushobozi bw'abanyarwanda ntabwo bivuze ko ari buke, ariko nanone ntabwo ari bwinshi cyane, ntabwo ariko bose bafite ubushobozi bwo kujya muri ayo mahanga yandi. ariko wavuga nawe n'icyo kintu yaruvuze, reka ikintu bita opportunity ku banyarwanda mu gukorera muri UAE, kuko ujya kubona ukabona kenshi bakunda kwerekana yuko ntabwo bizera abantu b'aba West Africa, Nigeria, Cameroon, sorry kubera kumeshoninga n'ibihugu byabo, ariko kubera iki hagarukaho umunyarwanda yagiye kwaka ibyangombwa ubona ari we bagira icyizere iyo babonye pasiporo, nubwo yitiranya n'Ubugande kubera kutamenya gutandukanya wenda Rwanda na Uganda. So ukaba ukabona you from Rwanda or Uganda, Rwanda. Ariko icyo nashaka kwerekana kwerekana icyo cyizere abanyarwanda bagirirwa muri ibi bintu. So urumva araza kuzamo bwa bumwe bw'ibihugu byombi, partnership ihari, ni ikintu cyiza hazemo indangagaciro. Reka buriya kugira ngo ibihugu abijye kubaha abaturage b'ikindi gihugu, burya bituruka kuri politike iramutse atari nziza, ntago wowe wajya muri Amerika bakubaha ngo uvuge ngo uri umunyarwanda ngo bakubahe. Ni ikintu nacyo kiba gikomeye cyane. Buriya nubwo tuba tuvuga ngo umunyarwanda, ariko hari fondasiyo. Iyo fondasiyo rero yaraturutse kuri politike nziza, ku bayobozi beza. So challenge zose umunyarwanda ashobora kugira, niyo mpamvu bashobora kukwakira, bakakira abandi bo muri West, reka no kumeshoninga ibihugu, bakakira abandi bo muri West, bamwe na bamwe ugasanga babatesheje agaciro mu kubera iki politike mbi, discipline mbi, burya nayo nako karakonta. Yes, nongeye kubasuhuza, nizere ko mumeze neza cyane. Ndi Afrigayo. So kuko ubimenyereye ko dukomeza kuba ibiganiro bigiye bitandukanye. Ubushize twaganiriye ku bijyanye n'ibyangombwa, uyu munsi mushonje muhishiwe, kimwe n'abakunzi bacu bakomeje kugenda batwandikira batubwira bati ni byiza ku bintu mugenda mukora, twarabikunze. By the way nabashimire ku bw'ibitekerezo mugenda muduha. So ntabwo ndi jyenyine rero, hano hari abajene ndabona batangiye kabisa, bamaze kwataka. Gusa ndabavugara turashaje kuri ubu. By the way ndi kurya chicken parata. Chicken parata ya chicken parata. Njyewe banyita Ivan. So happy. Ishimiye kuba mu kiganiro cya Orphe. Yegora. So now by the way tunagushimira abantu barambye no feedback abambye ngo byari sawa cyane. Bamwe bagiye basobanukirwa uburyo bashobora kwikiza kabisa ibintu bijyanye n'ibyangombwa. Uzi ko ari challenge ikomeye cyane, umuntu ahura nagiye mbona ahantu bamagara bakambwira ngo dufite ibibazo by'ibyangombwa, turabigenza gutya. Abantu benshi ntabwo bazi ngo babarize. Uzi ko harimo abantu bazi yuko abarabu ari bameze nk'inyamaswa bijyanye no kubakira, ese ndagana hehe n'iki, ariko atungurwa no kubona uburyo bamwakira. Customer care y'abantu barabiri hejuru, ntabwo wabyumva. Uzi ko bakwakira, urumva ureba uburyo baguhaye service, bavuga ati wow. Donc bitandukanye n'uburyo wowe uba wiyumvira mbere yuko ujyayo ugiye muri gushaka nka service, ufite nk'ikibazo cy'ibyangombwa. Donc ugasanga abantu benshi nta makuru baba bafite, akaba kari wari cyangwa akajya muri overstay kubera ikibazo cy'amakuru. Actually nongeye ko kanavuze abarabu ubundi nabo bita aba Emirates hano muri UAE. Abo ngabo ubundi nta n'ikibazo ubundi bagirana n'abantu, ko ni abantu
bafite ubuzima bwiza, babaho n'ubuzima ahubwo bushobora kuba bakishimira ko umuntu yamera neza. Ariko iki gihugu nk'uko muzi wenda amateka yacyo, ni igihugu kibamo abantu bo mu bihugu bitandukanye, ni nabo benshi mu iki gihugu. Hanyuma ukaba wahura n'abantu bakakugirira nabi, byose bikitirirwa iki? Abenegihugu. Mu gihe abo benegihugu ugiye gusanga ari n'abantu utazabona muri publike, ni abantu mutazahura inshuro nyinshi, uzabasanga muri izo serivisi, ahubwo bishimiye ko ubaganye. Kandi ikindi nabo bagenda ku mategeko nk'uko ibindi bihugu byose bigendera ku mategeko, banubahiriza cyane amategeko kurusha n'ibindi bihugu byinshi cyane. Ntabwo bashobora kuguhutaza. So ni abantu bumva ko serivisi igomba kugenda nk'uko bayivuze cyangwa bayiteganyije, ariko kubera abandi baba bari inyuma bafite ayandi ma business n'inyungu runaka kubw'impamvu zabo, n'abakora ibintu bibi, umuntu akaba yajya kuzasaba serivisi abantu, cyangwa se umuntu agahura n'umuntu w'umugizi wa nabi nk'uko mu bindi bihugu baba abagizi ba nabi. So yahura n'abo bantu bigahita bijya kuri abarabu. Muri rusange ugiye gusanga hari abantu beza hano, hari n'abantu babi. Ariko ko abantu benshi baza muri iki gihugu kiri advanced kuri level iri international, no ko Dubai, ubundi umuntu yumvishe ba Dubai umunyamahanga ahandi yumva kuri umukire, kuko barabizi ko iki gihugu kiri advanced kuri level umunsi umwe ushobora gutwara amafaranga menshi. ariko niko bimeze. Hanyuma haza baje gushaka opportunity, bahura n'ama challenge kubera iki? Ntabwo bafite amakuru, ntabwo bafite information, ugasanga bari gusiga. Sometimes hari n'igihe usanga kubera ari ahantu kuza byoroshye, yibaza ko no kuba bizajya bimworoha. Ariko makomeje kuvugana uvamo ikintu kijyanye na service ndiko bari kumenya igaruka. Yari yo gutuma ndi gutekereza, urabona ndagira ngo mumpurize, ari umuhanzi waririmbye Bulldog yararimbye aravuga ati ngo customer care ngo ubigere no mu biro kwa meya. Ariko icyo nshaka kuvuga ni reka mbyite ni confidence si gushika ubwo donc level ya service uhabwa, yaba muri restaurant, yaba mu kazi, yaba ahantu, uburyo wakirwamo, ari ibintu ngenda nagiye mbona bigiye bitandukanye. Hano ikigaragara ntago bagendera cyane kuri ku bipapuro bahaye cya CV yawe, ahubwo bareba level understanding ufite muri ibyo bintu. So na experience ntago habamo maybe I can try, nagerageza. So now ikindi ndagira ngo mufashe mumpurize iki kintu, ubundi reka mbigemo. Ubundi CV ni iki? Ujya kwa applying akazi ugiye mu biki? Requirements basaba nizi kugira ngo uhabwe iyo service, kugira ngo usohoke witotomba ufate hano sinza hagaruka, nyamara ibyo bagusabaga. Ako kantu uvuze ni keza cyane, ariko kagonga abantu benshi, especially abanyafurika twaje gusaba akazi hano. Ongeraho ngo n'imishahara. Imishahara yabo ntago imeze nk'iyo muri Afurika. Bayitanga nk'uko muri Afurika bajya gutanga imishahara. Urabizi muri Afurika urakora ahantu usanga ahubwo muri Afurika bo batanabikora, hano barakongeza. Like hari amafaranga utangirira ukiza, kuko ntabwo uzi iki gihugu ugomba kuba na experience wafite. Hari salary ugomba guheraho iri hejuru yo muri Afurika kamwe. Wenda icyo tuvuga akaza na documents, nk'uko yabivuze, ikintu cyitwa experience nicyo bashyira imbere kurusha n'ibindi byose. Ushobora no kuba utayifite ariko warigeze kunyura muri ibyo bintu, noneho wowe ukipresenta neza. Jewe nakoze muri IT runaka, bakumva ufiteho nosiyo kuko barabizi ko technology yabo iri hejuru, hari no bitariho, ariko bakumva ufiteho nosiyo, urabizi networking, amakebo, connecting ibintu nk'ibi. Uri presenta gute iby'uruhu byo nanone abantu nibyo bafite mu mutwe. Iby'uruhu reka hano ushobora kuba ufite icyo bita ubumenyi, umuntu wahasanze bakamwima akazi wowe bakaguha kuko bari kukubona mu bushobozi. Document CV
CV ni ingenzi kuko ugiye gusanga hano CV ntabwo bayikurikira cyane ngo okay bayikurikira iyo baguselektize bagatangira bakareba okay watubwiye ko wakoze hano na hano duhereze reference y'aho hantu bakanavugisha abo bantu biwanyu bawohereza email bakabavugisha mu gihe mu Rwanda nta muntu wowe bagufata reference cyangwa mu bindi bihugu birakurikira hano barakurikirana yo kwanga barakurikirana bakagira n'iwanyu bakabaza bakigisho yuko washizeho izina aho hantu wakoze bakamubwira hano ntabwo bagendera kuri record ahubwo bagendera kuri experience yawe iyo ufite kuko abantu kuvuga harimo abantu bamenyereye kuvuga akandika pe akivuga ku buryo ureba CV yiwe akavuga ati wallahi uyu muntu nakasamu ariko hano ntabwo aricyo bagendera niyo mpamvu uzasanga umudokiteri ashobora applying akazi runaka wowe usanzwe mu kazi bakuziho skills ukaba ari we watinga naje gusanga ari ikintu cyiza kivanaho ikintu bita ikimenyane cyangwa nduyu ibyo nabiraba ngo njyewe ukasanga kuko harimo abantu badukubitisha ibitabo noneho akamukandagira kubera ibitabo sibyo ariko aha hantu ni hantu ikintu cyitwa ngo amacakubiri ikintu bita ngo nduyu uzi cyo ndico ikintu bita ngo uzi level ndiho hano nayihari urumva which is good ibyo ni ibintu usanga nko mu bihugu byacu twebwe iwacu tugenda tuvuga umutekano wacu tukagenda tuvuga security uburyo uri mu rugo cyangwa n'umunyamahanga yahageze ku ngaso atahava ibintu byiza nako kantu rero iwacu tuvuze ngo kano kantu turagafite reka nguhe example ntabwo ndi kunenga ariko nakantu ni challenge nahuye nayo iyo ugiye mu mashuri mu y'amamodoka y'ahantu bro na hano ntabwo ugenda n'amaguru winjiramo n'imodoka nta musekirite uguhagarika kandi harimo imodoka z'ibiciro murabizi mwe tujya tuzijyamo hari imodoka z'ibiciro nta musekirite uguhagarika kandi baba bahagaze ku miryango ariko ugereranije n'iwacu ugiye nko kuri Majero ushobora kumara iminota 30 utarinjira ugiye muri showroom wacu mu by'ukuri nothing big ugiye gukora ko ugiye kurambagiza imodoka ariko ugasanga nyine turacyafite akantu ko kwitinya ushobora kugerayo ukagira ikibazo hano bari kuri level yo kwizera wowe ukaza ukaba wajya muri shop runaka nawe ukwitayeho ukaba wajya muri showroom runaka nawe ukwitayeho na security naki kubera iki ukwizera ya level ya understanding mwahoze muri so ni Ivana na Happy still turacyari kumwe mu kiganiro by the way Happy yaranyemere mu mosting adi awuziko biro byarakomeye by the way so ni kwa kundi ukora subscribe hanyuma ugatanga igitekerezo cyawe ukatubwira n'ikintu ufuza ko twazaganiraho ku bw'inshuro rero turi muri gahunda ya service uburyo zitangwamo ikindi cyiza nuko by the way naje gusanga buriya guhindura mire nabyo biba byiza rimwe na rimwe so naje gusanga bikangura umuntu mu bitekerezo ko nagiye mbona ibintu kuba muri zone muri nuza gusa muri comfort zone uhora uri stuck ahantu ntabwo biba byiza ngo bisa kugira ngo ide place kidogo hanyuma uri ukuntu hanze nabyo bihagaze so hanyuma ari wenda sindi bubatsindire mbere ko twinjira mu murage kona mu kanya ndagira ngo mumara abantu impungenge muri service iki kintu ndagira ngo tugishimangire urumva so bamwe no gucavunika ndagira ngo mumare abantu impungenge zivuga kubera iki banyimye akazi ese ibyo bari bantumye ndabifite koko ariko si bikozamo n'amahirwe ariko by'ingenzi byanjye ni ibintu so n'uburyo ugaragaramo n'uburyo wambaramo n'uburyo wiyesipuremamo tubigarukeho presentation yawe uburyo reka mbite imbere uburyo uri imbere ya jiri the judge ikanaka so uburyo nabyo biri mu bintu bitanga amahirwe uruhande rumwe so ibyo uvuze nibyo 100%. Nk'uko mu Rwanda umuntu cyangwa se umushomeri ashaka akazi
n'umutima ntacike intege, akirukanka mu makampani agiye atandukanye adepoza online. Ibyo bintu niko hano bimeze, ariko byo buri way advance kuko byo bikorerwa online cyane. So online akenshi usanga abantu baza hano abenshi hari igihe bacalenginga ntibamenye bakoresha online. Hari LinkedIn, hari iyindi bita Indeed, hari izindi zigiye zitandukanye. Aho hantu ni ahantu hano bubaha ibyo bintu, naho baselectingira, ariko nawe ugomba gukora profile iri attractive, kandi ikintu ugahora uri update kuri telefone. Niyo mpamvu uzabona abazungu cyangwa se abantu muri babera bahora ku matelefone, ibintu byabo ni hariya kandi barabyizera. Bari nk'iwacu uvuga ngo hano bari kutubeshya. Wowe wabonye CV yawe ikaba attractinga, they call you the next day, bashyizeho nimero zawe, bashyizeho nimero bazakubonaho vuba, baraguhamagara. Rero nahangaha urahaguruka ukajya gushaka akazi, ukihanganira iryo zuba ryo muri UAE, ukihanganira time, ukihanganira kuri guspendinga amafaranga utazi igihe uzayabonera. From nowhere ubona call. Bidakuye ko hari n'utundi tuzi twishyura neza kurusha iwacu, nkuko nabivuze muri ya ntuza yashize. Biterwa wowe na plan waje ufite mu gihugu. Niba ari gukora icyo bita hustling, so urumva ntabwo uzashyira amaboko mu mufuka, ntabwo uzashyiramo ikintu cyo gucika intege. Uzakomezanya wa mutima mpaka uvuze ati maybe this time reka ndekere, ndarushye cyangwa se financially amafaranga aranshiranye, reka nsubire mu rugo nongere ntegereze. Hari n'igihe bashobora guhamagara wanatashye, ukongera ugatega indege ukagaruka. So ikijyanye na CV ni nk'ibisanzwe nk'izindi zose. Ntituvuge CV nanone tube bashaka abantu baba professional. Ushobora kuba ufite hari impano nyinshi, abantu baba bafite impano yawe ukabona iragukijije hano kabisa, kandi ikindi akazi ka mbere kikabona uhita ugafata. Kitaye kuvuga ngo akazi ni kabi ngo niki, usinye contract baguhaye visa ugafate uhera aho ngaho noneho, kandi baguhaye naho kuryama. Icyo kinavuze nacyo ni cyiza nenda kukivugaho. Aha bagira privilege zitajya zikunze kuba handi. Hano akwishurira icyo kurya, akaguhereza aho uba, akaguha transport yo kujya ku kazi. Ayo mafaranga ashatse yayaguha cash ukayigenera. Ariko barabizi hano it's a very expensive thing to get accommodation, transport. Hano nta moto, nta uzabona taxi za hano zibara buri segonda. So imodoka ya hano ntaginywa amanoza menshi, ariko perimi, kubona perimi ya hano ni nawe bisaba energy, bisaba kuba wicaye muri ako kazi wabonye, ukabona amafaranga ya startup, none ukagenda tegura ukuntu bawe ku murongo. So niyo mpamvu ngira ngo guplaninga ukiri mu rugo ahantu uzaturuka wenda byiza cyane. Hanyuma ukaba ufite umuntu hano umwizerwa uzakubwira zana ikintu n'iki cyangwa ukamubona se kugira ngo ubone akazi aho ngaho bigenda gutya, akakubwira n'amafaranga bisaba. Hari aho uzagenda bakagusaba commission, aho ngaho ntabwo nahari commending umuntu. Hari aho uzagenda bakagusaba ikintu cya commission, ariko icyo commission hari aho bari serious, hari naho bayigushakira so bayabahaye. Hari abayo urayishyura, bamara kwishyura ngo bazaguhamagara. By the way, hari abantu bari seri baguhamagara, ariko abenshi ntabwo baguhamagara, barakwiba. Ni iyo ari company nyinshi zikunda kuba ari company, ngo tuzaguhamagara ukayatanga uyu munsi, niba ari 1,000 cyangwa 2,000 wasubirayo ukababura, ugasanga office ntayahari. Abo bantu bareze cyane muri we. Ikintu wirinda rero, wirinda ikintu cyakubwira ngo tanga commission urangira akazi. Dore nabyirinda ko barayakora. Kandi budget usanga sometimes natwe tuba twaje twifite ibibazo, budget iri guhungabana. Wishyuye commission already mu minsi ngahe utangira kugira ikibazo, utangira guhamagara mu rugo, which is bad. Nubwo batangira kuvuga ngo nagiriye ingaruka mbi, nagize ibibazo muri UAE. Urumva still reka nakano karanga kumazo. Last time twavuze ku bijyanye n'ibyangombwa, hari umuntu wanyandikiye byanditse kuri groupe y'Igihe, aratubaza ngo ibintu njya numva by'abantu bagura ibyangombwa
cyane cyane ku bana b'abakobwa ngira ngo niwe yashaka hari icyambere aricyo Iva yavuze cy'amakuru ese ayo makuru yabaza ndi kubona umwizero uri gukubwira ko abantu benshi bakubwira amakuru ariko atari so ugasanga iyo umuntu yavuze abantu benshi bafite amakuru avuga ati icyangombwa cyaba ikibazo muri yuwe rero kugira ngo amafaranga atagushiraho kugira ibyo bibazo by'ibyangombwa ko ibyangombwa kubura n'amafaranga n'iki wirinda izo commissions z'amafaranga kabiri kumenya wa muntu yivaga w'umuziro uri bubaze ya service ukeneye murakoze cyane so mwabyumvene happy na Ivan twaganira kuri service zigenda zitangwa muri we so tinyuka rero wa mugani wa yatambe tinyuka urashoboye arimo ikintu twatangiye tuvuga discipline buriya na attitude na personality y'umuntu irafasha ariko bikaba biva ku buyobozi bwiza dufite bw'u Rwanda iyo ubona abanyarwanda bari ku murongo bafite uko bakora ibintu byabo ubona ari ibintu byiza so hanyuma mutwemerere ndabizi ko bitanashoboka nyine tuzatakaza izo ndangagaciro wenda naguciye no mu ijambo akandi kantu nakunze hano biway ba appreciatinga abanyarwanda cyane nta nubwo be expectinga ko urabizi abanyafurika bari ahantu baba bafite amakosa menshi ariko hari ahantu ugenda nagiye nca bagenzi banjye bagiye baca maze igihe kirekire hano ariko nabibonye umuntu akikubona hano akakureba nk'umunyafurika akubaza ngo where from ntatunda kubaza iyo yumvishije uri umunyarwanda bro bano bo bita ngo n'abarabu respect Rwandan barabakunda no kuvuga ngo nta nubwo bayifuza ko yakubona mu bikorwa bibi kuko barabizi ko no mu buzima busa hari ibintu abanyarwanda imico bafite batazi ko bafite yo kuba ari abantu baceceka uzabasanga bari kuza bari gutongana nko mu bindi bihugu navuze n'abantu bazi ubwenge bazi kurebisha bakabona aha hantu hari dangerous ka duce hano urumva bafite nyine ukuntu bitonze ntabwo wabagereranya n'abandi bavuga ngo bazi rights zabo bageze mu bihugu by'abandi how comes uzi rights zawe uri ahantu bakubwira ni ikosa ukatangira kuzana gutongana kandi baraje ibyo ni ibintu bitaba mu banyarwanda cyane rero bigatuma ndetse n'imibanire y'igihugu cyacu na UAE igenda neza akanashuwa iyo ugiye kuri polisi ya hano ukavuga ko uturuka mu Rwanda baragufasha kabisa neza cyane kandi ikindi kijyanye no kuba twababwiye abantu ngo bajye babaza abantu bizeye biragoye kumenya ngo umuntu uramwizeye iyo byanze ujya kuri embassy naguciye mu ijambo ubuze akantu ka embassy nkunda service ambasade yacu iha abanyarwanda cyangwa iduka brother ntabwo ari kuvuga neza kuko ari iwacu cyangwa ari ambasade yacu I swear nkunda uburyo batwakira tunabashimira ariko muri ambasade vraiment tubabwiye gukunda cyane mudukorera neza muradufasha kandi ikimuba man uzi uko urabona hari ambasade y'igihugu duturanye iwacu ntabwo ugiye kwivuga mu izina bro ni na benshi hano ubuze kubasanga hanze abakobwa n'ijana bose bafite abana badafite ibyangombwa baryamye hanze kuri ambasade ati muducyure mudufashe batarabona ubufasha iwacu uzi ko utarajya kuri ambasade yacu Abu Dhabi cyangwa ujye Jumeirah kuri Kosen ngo usange hari umunyarwanda wabuze service ntabwo byakunda ni ibintu by'agaciro ku munsi w'amatora narebye uburyo polisi yari ihagaze yari clean koko gutora nta kibazo barimo gucungira abantu umutekano umunyarwanda avugira iyo ni imikoranire myiza ni za ndangagaciro sibyo mu by'ukuri abanyarwanda nubwo nyine nta myiza wabuze nenge ariko abanyarwanda ngewe nkunda uburyo twitwara mu mahanga barimo n'akantu k'isuku ariko bavuga ngo ni UAE mu Rwanda ni UAE ariko bimeze ariko so
arakoze cyane, dushimira abanyarwanda, dushimira cyane support ya ambasade yacu. Uramutse ugize n'ikindi kibazo ushobora kwegera perezida wa diaspora, barahari. By the way, hari na gahunda yo gutora komite nshyashya ku bagiye bakurikira muri groupe, abari muri groupe ya WhatsApp. So ni ikintu cy'ingenzi, ni muri umunyarwanda utarajya no muri groupe ya diaspora hano, byaba byiza urebye ukegera abantu b'inshuti bari muri groupe, ukabasha kujoininga nyuma ukabona amakuru uko agenda bayatugezaho. So ubaye reka twinjire mu murage ko nacu, aho umuntu yumva ikibazo akagisubiza mu masegonda 10. Uyu munsi ntabwo ari 15. Ndahera kuri Iva cyangwa ndahera kuri Yapi? Hera kuri Iva, tubwire imijyi 4 yo muri we. imijyi 4 imijyi goshatse kuvuga States, yeah. states zo muri inzi tugana ni Dubai, kaba Abu Dhabi which is the capital city, kaba Ajman, kaba Sharjah, Ongeraho n'indi ya nyuma nta kibazo. ya nyuma nakongeraho ni Al Quain. Amazina yabo ntabwo njya bagira amazina ari challenging. Okay, happy twagenda happy. Ufite amasegonda 10 tugende, ngaho tubwire abami batarenze 3. Bo muri yo hari Maktoum Are wa Dubai. Ariyo Maktoum. Akaba Bin Zayed Al-Rashid wa Abu Dhabi, Sheikh Al-Rashid wa Abu Dhabi. Ndamutse mwongeyeho ndu. Alright, arakoze cyane. Ubwo amadiri y'amayandi 10 uyu nguyu araza kuyarya, turaza kumuha 3 kuko diri yarangiye. So burasa twabasezera tubashimira. Ya wenda Ivan icyo ashaka kuvuga sinzi, ashaka kongera nakongeraho nuko bamenya ko Dubai, UAE ibamo abantu beza, abamo nawe. Iyo bageze ni wowe wo guhitamo aho uzabarizwa. Alright. Reka tubashimire me. Big time. Ngira ngo ubutaha tuzajya tubone, right? Uko Imana izakomeza kudushoboza. Inshallah. Big time. So reka tubashimire, dushimira ambasade yacu, dushimira abanyarwanda mwese muri rusange n'abandi bantu batari abanyarwanda, tubabwira ati kunda cyane nakagaruka. Big time.